ayayayaya humura mama nzava mu mukungu. Aka karirimbo nkatuye abana mwese mwavuye mu byaro muje mu mujyi muzi ko mugiye kugafata, ariko nanone mukabana n'isaha mutarabasha no koherereza byibuze agatenge iwanyu, mutabasha kubagurira wenda ikiro cy'isukari, nawe ubwawe ariko atari uko wabyanze, ahubwo nawe ubwawe utabasha kwigurira boxer, ukaba ugenda ucishamo agashinge udoda aho yasozorotse kugira ukomeze urebe ko wasunika iminsi. Humura none niba ari gukunda ariko ejo hari icyizere. Itanga ushaka ari muri Car Free Day ubundi biba bimeze biti. This is Itanga Ushaka Speech. Subscribe, like, comment, and share. Let's do it now. Mama na n'ikintu mbaye, ikibabaje nuko banyita ikigwari, barumuna banjye ubabwire banegereze n'inzanzaza n'umugati, hari n'utundi duke mbonye nabikora nkanarenza y'ibirayi, hase mama nkubazehe nujya ugira ngo buriya narakwanze, iyo mburaye kabiri bucya ntera kabiri, bikanga yoho nanabona kibiri nkagiha umubiri nkakirarira, nirirwa ndi mu matiku nyina amadiru nkabura na tipu, abamfata mu mashingu bambuza sansi ubu nariye karungu, ayayayaya humura mama nzava mu mukungu, ayayayaya humura mama nakatiye agakungu. What's up my people, mbere na mbere mbanje kubasuhuza. Aka karirimbo nkatuye abana mwese mwavuye mu byaro muje mu mujyi muzi ko mugiye kugafata, ariko nanone mukabana n'isaha mutarabasha no koherereza byibuze agatenge iwanyu, mutabasha kubagurira wenda ikiro cy'isukari, nawe ubwawe ariko atari uko wabyanze, ahubwo nawe ubwawe utabasha kwigurira boxer, ukaba ugenda ucishamo agashinge udoda aho yasozorotse kugira ukomeze urebe ko wasunika iminsi. Humura rero ntiwihebe, burya iyo uri mu buzima byose biba bigishoboka, ibyo ugerageza none bikanga si uko bitazigera bikunda, ahubwo nuko atari cyo gihe. Akira rero wowe uriwe, ntushyirwe kuri pressure n'ibyo ubona wakabaye wifasha, wafasha abavandimwe bawe cyangwa wafasha ababyeyi bawe cyangwa wafasha inshuti zawe ukabona utari kubishobora. Humura none niba ari gukunda ariko ejo hari icyizere. Iyi ni Itanga Ushaka Speech rero, aho nabemeye kuzanza tugahugurana ku bintu bitandukanye, nkananyuzamo igice cyo kubereka zimwe mu mpano zanjye. Uyu munsi rero nkuko nabwiye ngo umunyempano higa abandi, naje kubereka inline skating. Ntabwo nzi niba niriya mpereyeho, ubu nzajya nzambaririmbira akaririmbo ubundi dukomereze ku cyo turi buvugeho uwo munsi. Uyu munsi rero tugiye kuri inline skating, aho mu minsi iza mfite gahunda yo gusura club imwe ikina skating, tugiye gukora battle. Iyo icyo mvuze battle rero ni iki, nababwiye ko nzandeba abanyempano bampamagaye, kuko nababwiye ko n'umunyempano higa abandi, nanatanze telefone yanjye, munarebye muri video description muzamuyibonamo. Ndi umunyempano higa abandi, uwaho waba uri hose ufite impano iyo ari yo yose uzajya umpamagara nze nereka abanyarwanda impano ufite, ariko nkimara kumenya impano ufite nzajya nitoza, ubundi mbanze nereke noneho abanyarwanda umuntu nzaza gusura ibyo akora, hanyuma mbibereke abari mwebwe mumbwira ngo dukurikije wenda ibyo uko twabonye imyitozo yawe turabona witeguye, genda uhangane muhungu wacu. Ndabizi murankunda kandi nzi neza ko mugiye kudushyigikira, ngira ngo nkwisabire rero wowe ugejeje iyi video hano ukaba utarakanda kuri subscribe, bikore nonaha ukande kuri like, ubundi ujye usiga igitekerezo cyawe muri comment bitewe wenda nuko ukomeje kubona ibiganiro tuzatukugezaho. Iyi ni Itanga Ushaka Speech rero, ntiwibagirwe gusangiza iyi video inshuti zawe kugira ngo video zacu zizajye zirushaho kugera ku bantu benshi. Ndabizi rero mufite amatsiko yo kureba inline skating, niyo naje uyu munsi ngiye kubereka igice nyikoramo. Nari ndi muri Car Free Day iheruka, niyo nari ndimo. Muraza kureba video uburyo inline skating nyikina muri Car Free Day, hanyuma mumbwire ko niba mfite narageze kuri level yo kuba najya kuri battle cyangwa se najya mu guhangana n'abo bandi. Ushobora kuba ari club nzajya nsura, ushobora kuba ari umuntu ku giti cye, aho waba uri hose nzajya nkugeraho. Mbere yuko tugera kuri iki gice ndagira ngo mfate umwanya
shimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyiza gikomeje kutwubakira ibikorwa remezo byinshi cyane cyane noneho ubwo ndivugira ku gice cyacu cya siporo dufite ibibuga byinshi bitandukanye by'imikino itandukanye ariko mbonereho nanabisabire yaba Rwanda Skating Federation yaba Minisiteri ya Siporo n'abandi bafite mu nshingano zabo rwose iyi video muyibaduhere barebe wenda ibyo dukora kuri inline skating. Iyo tuvuze umukino wa skating ni umukino ukubiye mu bice byinshi bitandukanye, harimo roller skating, harimo inline skating, hakabamo skateboarding, zose nyine ni umukino zikubiye mu mukino wa skating. Wenda nshobora kuba ntabisobanuye neza cyane kuko ntabwo ndi umu expert muri byo, ndi umukinnyi. Wenda hari aho ntasobanuye neza ukaba ubizi nawe watubwira muri comment, ariko ni style zitandukanye ariko zose ni skating. Ubwo bivuze ko hari abagenda kwa twatubaho tw'amapine natwo tuzatubereka, hari abagenda ku nkweto z'amapine ariko zifite amapine imbere n'ayandi nyuma, hari n'abagendera ku zifite amapine ane ashoreye ku murongo umwe, hari n'abakoresha izifite akantu kameze nk'ishoka zikora mu ahantu hari urubura, hari n'abamanuka ahandi munuze mu rubura style n'ubundi bambaye ibintu birebire, nabyo byose ni skating ariko ziba zitandukanye. Ubwo ngewe ndi kuvuga kuri inline skating. Ubwo tuzafata n'umwanya wenda wo kubisobanura neza ibyo ngibyo. Nyamuneka rero nk'uko mwakoze ibishoboka byose mu kubaka ibikorwa remezo bya siporo, turanabisabira ntimwibagirwe na skating, kuko skating ndivugira cyane cyane inline skating cyangwa se skateboarding ni style turi gukora kandi turi kubikora neza ku buryo tubonye facilities zihagije zo kuba twabona aho tubikorera nk'ibibuga ndetse n'ibikoresho, twakora n'ibintu birenze abantu benshi batarabonesha amaso yabo. Ndagira ngo wenda murebe agace gato twakoreye uko iyo turi muri Car Free Day tuba tumeze gute. Uyu ni Itangishaka, ni nayo mpamvu nje kubereka Itangishaka ari muri Car Free Day ubundi biba bimeze biti. Noneho wowe urebe video yose kugira ngo nirangira wowe umpe inama koko se urebye uko mbona mfite ubushobozi bwo kujya muri bato cyacyo byo kujya kuhangana n'abantu bakina ibi bintu bafite amaklabu yabo cyangwa se bakorera ahantu habo bigenga. Twagiye ntabwo nabatindira. Nkuko mubibona nanjye turi kuyirebana. Hano nari ndi muri Car Free Day, ahangaha twari turi kumanuka igice cyo kuva convention tusubira mu mujyi. Murabona nyine ukuntu Kimihurura tuba tuyenjoyinga neza muri Car Free Day. Tunabonera no gushimira ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu rusange kuba buba bwarashyizeho umunsi wa Car Free Day, aho buri muntu wese ashobora kuza akenjoyinga siporo ashaka. Urabona ko ni ibintu byiza rwose, turushaho kubisabira ibibuga by'umukino. Murabona ko dufite ibibuga kuko hari ibibuga biba bitandukanye, hari ibikorerwaho speed skating. Ngira ngo nagerageje gushaka amafoto y'ibibuga, ngira ngo iki kibuga mubona ni design y'ikibuga gikorerwaho speed skating, ariko hagati bashobora kuhakora mu buryo hashobora gukorerwa n'ama freestyle, nyine harimo nka cones n'izindi freestyle zikorerwa ku maskate. Noneho murabona kino kibuga kindi mubona hano ni ikibuga gikorerwa, ni skate park ikorerwaho skateboard, aho baza abandi batwatuba bagakora amatrick menshi atandukanye. Na inline skate ishobora gukoreraho ku iki kibuga ndetse na roller skate ishobora gukoreraho ku iki kibuga, bipfa kuba bifite amapine byose atari zazindi zo mu rubura twavugaga. Noneho byagera kwa ya magare ya BMX nayakoreraho. Mbese iki kibuga ngira ngo abanabize twaranagihoranye hasi muri golf, twaragihoranye nuko cyaje gukurwaho, wenda bari kwagura ibibuga bya golf. Turisabira abafite mu nshingano rwose ko mwakongera mukabya ibibuga nk'ibi ngibi, natwe twigaragaza mu mpano zacu ndetse mu gice cy'imikino ya skating. Kandi ni umukino mwiza wakundwa n'abantu bose, ndetse dushaka kubishyiramo imbaraga. Niba twarakira irushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi, kuki ubutaha tutakwakira irushanwa rya skate ku rwego rw'isi? Ntabwo rero tuzabigeraho tudafite ibibuga. Mwege muduhereze ibibuga ubundi natwe tubereke icyo dushoboye nk'abana b'u Rwanda, natwe dutanga umusanzu wacu mu kurushaho kubaka u Rwanda twifuza. Iyi rero yari inline skating, ngira ngo mwayibonye ibyo nkora muri Car Free Day. Ese mukurikije ubumenyi mubona mfite ndi kugenda muri Car Free Day, njye gushaka club ikora skating dukore bato ni amarushanwa. Abatari kubyumva ni nko kugenda tukarushanwa ariko tutagamije guhangana by'ibibi, ahubwo tugamije guhugurana buri wese aho ubumenyi undi ubwo afite. Nkunda kubabwira ngo ibyo uzi n'ibyo nzi tubihuje byabyara ikintu cya fresh. Itangishaka, sangiza video inshuti zawe ubundi usige igitekerezo cyawe.
muri comment murabona niteguye cyangwa ngo meze mbanze nitoze sinditegura. Peace and love. Boom. Mwibutsa ko ufite umwana akaba ashaka kumwigisha kugenda ku nkweto z'amapine cyangwa se skateboard, sha nta handi uzigera ubisanga uretse muri Rwanda Bullet Skaters Club imwe rukumbi itoza abana banyu kugenda ku nkweto z'amapine bikarenga ko babimenya ahubwo bakabigira umwuga uzabatunga ugatunga n'abazabakomokaho ejo hazaza. Twagiye.